Mbaye ikaze muri B-Sides banyita Ziggy 55 nizere ko tugiye kurangiza umwaka twese tumeze neza. Niba ubuzima butameze neza ntugire ikibazo, Imana iri kumwe nawe kabisa. Nizere ko mukomeje kunigana n'utategura hano kuri TV1. Uyu munsi uko bisanzwe aba star turaza kuba turi kumwe nabo. Muri no minsi mu Rwanda inkuru ihari nuko The Ben ari muri Kigali. Ntabwo rero yari kugenda atanyuze muri B-Sides. Dayo byabaye byiza ko anyuramo mbere y'igitaramo afite ejo bundi ku cyumweru tariki ya mbere. Igitaramo cya mbere tugiye kubona The Ben nyuma y'imyaka 6. Turi kumwe nawe muri B-Sides ni nyuma ya jingle. The Ben. Yes. Mbaye ikaze muri B-Sides. Wayishinya byatari. Akaboko nzibunda kareba nkagira ubwo. Wapi. Maze iminsi nari kurya kubera stress no kwitegura. Bambwiye ngo riraso ni dance. Kandi nigeze kuvugana na Bubu niwe ahagarariye East African Promoters. Donc niwe tukesha kuba uri hano muri akanya. Arambwira ngo riraso ni dance. Yeah, riraso zimeze bon, dufite abana b'abahanga. Bari gucuranga twajyanye na communication mbere ikunza. So they've been ready kabisa, tumeze bon. Muyandi magambo urashaka kutwemeza? Muyandi magambo ndashaka ko umuziki nyarwanda umuntu wese uzaza kureba hari yazabona indi image atarasanzwe azi. Yeah, en fait nibyo maze iminsi mvuga nti byavuye kuri niveau yuko biba by'abanyarwanda ko abanyarwanda deja bamaze kwa press ibintu dukora utosha kubisha kuri niveau international. Umuntu wese uzaza kugira gitaramo atari umunyarwanda azata afite image yuko umuziki nyarwanda ari ikindi kintu gikomeye cyane atari yiteguye. Wow, that's great man. En fait kuba batabizi nababwira ko igitaramo kizaba tariki ya mbere ejo bundi ku cyumweru. Niho tuzaba turi kumwe nawe. Yeah, exactly. Cyambo nsana. Ariko ubwo game itanibaza mbere ko dutangira kugirana ikiganiro batubwira byibuze parcours yawe mu magambo make n'inzira ndende ariko byibuze mu magambo make ukuntu waguye muri music. Ni nkuko bivuze n'inzira ndende ariko abantu benshi banzi nyine umupira nakinaga asohoka yatari narwo nayizi ko nshaka kuza okay naririmbaga kuko naririmbaga muri chorale ndi umwana nyine wavukiye muri family religious. So nabaga muri chorale nzi ko nshobora kuba naririmba igihe nayoboraga chorale ariko ikintu cyitwa football nicyo kintu cyambagamo cyane. As a matter of fact high school zanjye zose nazize muri scholarship ya football. Wow. Yeah. Abantu benshi bazi gahini twagiraga ikipe ikomeye ku rwego rwa national kandi nayikinagamo. So muzika mu by'ukuri yaje mu buryo buri professional kubera Tom Close. Tom Close he really inspired me in becoming umuntu ndi we nonaha. Guhera muri 2000 nahuye nawe muri 2005 nyiri muri high school igahini. Yes. And then mbona uburyo ari professional uburyo ashaka gukora ibintu bye uburyo aba ari muri poncho cyane ndavuga this is it urwego ubwongo ubwo akazanya namwe Ben urabizi muzika ni ikintu ugomba kwitaho cyane ko you really good ugomba kubyitaho cyane ukabiha agaciro. So niko nagiye navigatinga kuva kuri soka gahoro. So abantu benshi banzi nyine soka barababaye ariko at the same time abantu benshi banzi indirimba nabwo bumvaga koko nakomeza kuririmba. So kuva icyo gihe rero nahise nkomeza kumva ko ngomba kuririmba bigenda binzamo nk'ibipushinga ariko nkumva n'umupira ukimvangira. Yeah, exactly urumva. And nyuma Ezra Kwizera anshira muri studio Kongufu. Ura nagiye muri studio Kongufu. Ezra Kwizera ambwiye Ben nicyo gihe kugira ngo ukore indirimbo yawe birarambiranye. So Ezra na Nikora nibo bantu naho bari hose mbashimire ko bafite uruhare rwinshi runini cyane kuri The Ben wa none. Bahise bakora indirimbo amaso ku maso. Ubwo since then niko kundi tuvuga ko
iyo usohoye indirimbo bwa mbere ni nk'umutwaro uba wishyize ku mugongo ni responsabilité uba uvuze uti ntabwo ndi buhagarare like ugomba kugikora byinjemo ndabikora all the way ariko none mbikore mu buryo wenda bwiza kuko at the same time nanga gukora ikintu mu buryo buri hafi nkunda iyo ngiye mu kintu abantu banzi nkunda kukijyamo all the way so ntabwo nkunda kujyamo gake ntabwo nkunda akazuyazi so mu by'ukuri along the way Imana iramfasha ibana nanjye abantu benshi baranshigikira ariko at the same time mama wanjye ntabwo nari nakamubwiye ko ndirimba nasohoye indirimbo nyinshi mama atabizi ariko rimwe aza kumva ko ndirimba ariko yumva ngo ndirimba indirimbo ngo zisi arababara kumwumvisha ko atari iz'isi ari indirimbo zifasha rubanda rugari zifasha sosiyete nyarwanda indirimbo z'urukundo of course byari birebire warabyumva ariko byari bigoye hanyuma rimwe nza gusohora indirimbo na Liza yitwa Rahira mama aza kwimva kuri radio arambwira muri kuki utaririmba nk'aba ntabwo yamenye ko ari wowe ntabwo arazi ko ari njyewe and then ndita mu gutwi ndavuga abana barabizi urumva and then ndavuga akaza ni ugutangira akagerageza kumera nkabo urumva and then since then mbona atangira kuza yumva ko indirimbo za sosiyete nazo ari nziza indirimbo zigisha kubana gukundana urukundo nyakuri ari nabyo turirimba mu by'ukuri kenshi twebwe so nyuma nza kuba open kuri nabwo sasa mama dore ibintu maze gukora and by the way iyo ndirimbo bavuga yari yanjye agenda byakira gusa nyine impungenge z'ababyeyi abayumva ko ndi bube kirara ndi bube ikindi kintu ikintu kimushimisha kurushaho nuko ntigeze mpinduka kuva the minute kuva umunsi nafashiriya path yabonye ko ntahindutse yabonye ko nakomeje ku mwana umwubaha kandi umuba hafi so along the way rero uko bimbajije harimo n'ibibazo harimo amastruggle menshi kandi kwibukiranya na Tom indirimbo twakoze bwa mbere tugiye kujyana kuri Contact FM tuhageze urumva nta muntu wari utuzi umutipe wakoragayo nta wundi bumuvuge mu izina ngiye kumwasedingira ubwoba ndavuga ashobora kwikubita mu maso ntabwo nta hamwe twe twakaririmbye cyane ko indirimbo yari ya Tom nayo nakozemo utuntu duke gusa ariko kuko ngiye mu rugo ni hafi ya Contact FM mu rugo kwa mama ni hafi ya Contact FM so Tom arambwira sasa wabizi wowe cayo ngiye Butare wowe uyisigaye n'umuntu ubwira aza bazayikunda noneho nza kujyayo umura n'umuntu uburyo nyine uburyo yajemo na attitude yaje mu bintu ubwoba ndavuga ntabwo nayimuha ndamusuza ngo naje kubasura kabisa I'm telling you indirimbo nisubizayo and then Tom ategereza ko Contact ndirimbo number 1 arambwira ati Ben what happened to the song ndavuga man wazazuyitange kabisa ntabwo byanze tu and then yeah so those are some ibyo ni bimwe mu bintu by'ukuri nabyita challenges ariko along the way ntabwo nagize challenges cyane Imana yagiye umugisha ima abantu banyizereramo cyane the first sight bagenda bamba hafi ku buryo kugeza ku isaha bakinshigikira kandi I'm so grateful kuva n'igihe bagiye ari hanze waririmbye abantu benshi atandukanye harimo na sale zikomeye cyane last time wari igihe muri Nations Unies naririmbye mu guha igihembo le mot de l'air wagize ibikorwa yakoze hano mu Rwanda bitandukanye byabereye muri Oklahoma naririmbye muri mu gikorwa cya Oklahoma Creativity Forum World Creativity Forum cyabereye muri Oklahoma City ibyo ni ibintu ni amasara akomeye nagiye ndirimbamo muri Europe muri Zenith muri Zenith nyaka ari umunya urumwe mu Banyarwanda bakibaririmbye muri Zenith it's a pleasure so Zenith bimeze gute
how was the experience? The neat Amatara. urumva ni bya bintu ubona ku ma televiziyo twabonaga turi abana tubona ibintu bikomeye. Unfortunately ntabwo twatinze kuko abahanzi bageze mu ijana. Yes. So buri wese agomba kuririmba nk'iminota itarenze 3. Yeah, so yari cyari igikorwa cyo kurwanya iterabwoba muri Afrika no gushyigikira uburenganzira bw'umukobwa. Niyo yari theme. So ni yari gahunda mu by'ukuri ya Nations Unies yahurije abahanzi hamwe. And then ngira amahirwe yo ku ntabwo ufite akantu kakuba mbere yo kujya of course kandi akoba nkaho kaba kari positive kaba gashaka kukwereka ko uri ahantu utasanzwe uri. You better present. Ugomba kugaragara uko ugomba kugaragara kwiza kwa. So ubwo yutabugize ufite ikibazo. Yeah, ni ikintu kiri positive kandi amaherezo uza ukora ikintu cyiza. Sure. What's the difference between the Ben wariri itandukaniro niri hagati ya the Ben waririmbye amahirwe ya nyuma na the Ben waririmbye Habibi? Thank you so much. Icyo kibazo ni cyiza cyane. Mu rugendo nk'uko wabimbajije kare habayemo gukura habamo gusobanukirwa nanone umuziki nshaka gukora wariwo cyangwa se umuziki nagakoze wariwo. Mu kujya muri Amerika byanyeretse ikintu kinini. Hari umushuti wanjye witwa Mike Ellison nkunda kugarukaho yanyeretse ko yatumye mvumbura ko twari so westernized mu muziki wacu wa kera. Twashatse kuba abanyamerika. Yumvisha indirimbo nka Maso ku Maso, amahirwe ya nyuma nk'uko bivuze, indirimbo za ese nibyo ni indirimbo nziza zanditse neza abanyarwanda bakunze kandi dushimira. But at the same time ni indirimbo udashobora kujyana muri Amerika ngo igurisha mu by'ukuri kuko ni pop imeze nk'iya Chris Brown, ni pop imeze nk'iya Kanaga. Ntabwo waririmba muri style neza kubarusha kuko ni ibyabo. Bidashatse ko wenda baturusha kuririmba something ariko ari ukuntu twari twabaye so westernized mu bintu byabo. Uri kubyumvisha noneho twarashatse kuba aho cyane. Ni byiza byatumye dukora kuko burya nta mwana ukora ngo yuzure ingobyi. Ariko difference ya Ben wa mahirwe ya nyuma na Ben wa Habibi habayemo gukura no gusobanukirwa umuziki ngomba gukora wariwo. Ni umuziki w'abanyafrika. Wumvishe ku ndirimbo guhera ku ndirimbo nakoreye muri Amerika I guess nka In Love. Ni indirimbo wumvamo kinyafrika. Melody zabyo nakoze na a melody, beat zirimo like instruments ducurangamo. Umvamo drums, umvamo utu instruments tw'abanyafrika. So ibyo bintu rero ni binagiye nkura nshaka kuba byo nshaka kuvuga ni reka nagaragaza dignity yanjye hano mu mahanga. Along the way rero bituma unakura unavuga uti urabizi iyi niyo definition yanjye ntabwo nakwidefinisa mu buryo ntari reka ni definise mu buryo bwanjye ndi umunyafrika and this is what I do as an African. Igihe wari muri Amerika niki wumva gukumbuye cyane hano mu Rwanda? Well, overall nari nkumbuye abantu. Ndi umuntu ugira inshuti, abantu bose bagira inshuti ariko nshobora kuba ngira inshuti nyinshi cyane nanjye. So nakumburaga abantu cyane, nakumburaga famille yanjye. Mu bintu ariko mu byo kurya nakunda gukumbura cyane utuntu tw'uducapati, utuntu tw'udusambusa. Urumva? Utuntu tw'udusambusa kuko ntabwo mu by'ukuri tubibona hari mu buryo bworoshye. Iyo ubibonye ubona mu Bahinde ahantu nko muri mayiro igihumba nabyo kandi urumva biba bimeze nk'iby'Abahinde. Nabyo bimeze nk'iby'Amakarara cyangwa se Musema kweli. Urumva ntabwo bigereranye. So mu by'ukuri nibyo nari nkumbuye cyane. Of course n'igihugu muri rusange bakajya bambwira ngo imihanda ngo yarahindutse ngo ahangaha ngo byageze gutya bagomba kumagara. Ubu ngubu nta muntu arangira ahantu ndi kuko arangira namuyobeje ntabishaka. So mu by'ukuri byabaye byiza cyane. So hari abantu rero nabo bari bagukumbuye kandi igihe twateguraga emission tuganiriye n'abantu bamwe muri famille yawe
Oh really? Yeah, baratubwira ngo bari bakumbuye cyane. Kimwe mu bintu bari bakumbuye cyane kuri wowe ngo ni urwenya rwawe. Oh. Yeah, reka tukwereke image. Ariko noneho hari n'ikindi kintu batubwiye kera ngo bigeze kuguha inka. Ibyo ngibyo uraza kubimbwira neza nyuma y'ikiganiro. Reka tukwereke abantu tuganiriye nawe. Oh my god. ndetse na kamera wa The Ben benshi mwaramubonye igihe yari yaje kwakira The Ben wari wishimye cyane kwakira The Ben. Nishimye cyane nabyo byatumaga ndira. Okay. Nari nezerewe cyane maze imyaka 6 ntamubona. Ushobora kuba mbere yuko agenda mwari inshuti cyane mwari mwegeranye cyane. Oya ntabwo twari twegeranye ndi Kayonza. Yavuga yari hafi cyane mbese ku mutima wanjye cyane ni umwuzukuru wanjye cyane nkunda ndabakunda abuzukuru banjye sinawe nkunda wenyine abuzukuru banjye abana b'abana banjye ndabakunda kandi nabo barankunda. Niki se wari umukumbuyeho cyane niki wari ukumbuye cyane iyo wamwirukaga niki cyane wamwirukiraga? Namukumburaga kugira ngo murebe bose nkumva ndashaka ko aza ngo murebe. Bavuze ko azaza numva biranejeje murumuna baraza aramfata nuko numva biranejeje ndishimye cyane nifuza kumubona rwose. Kandi najyaga namwumva ari hanze nkamwumva aririmba nkakora indirimbo ze n'abamwibutse nkashyiraho amasediye nkumva ndishimye. Hari nk'indirimbo y'ukunda cyane by'umwihariko? Nkwitende ndayikunda cyane. Tante mwebwe mwamwakiriye gute? Ben twarishimye cyane amaze igihe ndetse nuko twajyaga twavuganaga kuri telefone ariko nyine kuvugana no kubonana ni ibintu bibiri bitandukanye. Twari tumukumbuye rero. Ubu niki kintu cyambere niki wamwibukiragaho cyane? Urwenya rwe ahantu ari nta rungu ryahabaga. Kandi ngewe iyo twabaga turi kuba barusaga naho tungana inshuti yanjye cyane. Ubuse ibintu bye by'ubuhanzi hari nta inama mwigeze kumugira wenda mwajyaga mumugira inama ujye ukora ibi? Mu buhanzi naho araho wageraga aho ngari nk'igihe yasohoraga indirimbo. Ibuka hari indirimbo yigeze gusohora avuga hari indirimbo yaririmbanye na Kamishi Zubeda. Noneho hari aho arahira aho ngaho narabyumvise numva atangaho Imana umugabo arambwira ibi ntago ari byo uvuga ngo utangaho Imana umugabo uvuga ko ukunda uwo Zubeda nk'ibyo ngibyo twaramuhaburaga akamubwira ati ntago ari byo niyo uririmba ariko wishyiramo Imana ngo urengere. Hari indirimbo ze wowe ku giti cyawe waba ukunda ze? Ndazikunda. Hari izo wavuga uti ndayikunda cyane? Nk'iyi nshya Habibi ndayikunda. Inshuti nyanshuti. Indirimbo zirazikunda kandi byonyine no kuba ari uziririmba mba numva byonyine umwana wawe wumva uziririmba nta kintu cyatuma utishima. Ndazikunda. Muzajya se muri konseri izaba ejo ku cyumweru? Konseri ntabwo nabishobora. Konseri imyanya yihariye ahantu batari babyige cyangwa ngo babahutaze. Byakabaye byiza ariko ndwaye kuguru naratsikiye ntabwo nakwicara ahantu igihe kirekire rero ngo binkundire. Kujyayo najyayo ko ndibuka umunsi umwe twagiye amurika alubumu ye ya mbere nari ndiyo nari mpari urumva rero ko ahandi bitambuza kujyayo. Cyeco wari wabona The Ben aririmba? Keretse kumubona kuri televiziyo. Useje undi ntabwo uzajyayo? Nitushakira umwanya wihariye ahantu batari kuhutaza? Simbizi ntabwo nabishobora. Nzamurebera kuri televiziyo. Ni nacyo cyatumye ntataha vuba ngira ngo azarebe uko aririmba kuri televiziyo.
hanyuma hari nk'ababyeyi baba bafite abana bashaka kuririmba ariko ugasanga ntabwo babyishimiye barababuza wababwiriye ihena biriya bintu se ko ari ibintu biba bimurimo ubwo bumuniganye bimurimo n'impano aba afite kumubuza rero mba numva waba umuhemukiye banabagira inama y'uko babareka bakagaragaza impano yabo. Oya Beni yatuzaniye inshuti nyinshi cyane kandi agira inshuti. Beni n'umwana mwiza cyane. Beni agira inshuti. Rero kudakunda Beni se wabuzwa n'iki burya agira n'urwenya sinzi wenda mwebwe arabatinya kubera itangazamakuru ariko ubundi Beni agira urwenya pe. Abana baramukundaga umusaza wanjye yamuhaye inka afite imyaka 3 we na Dani noneho baririmbaga indirimbo yari nziza cyane y'Imana ivuga ngo Dawidi igihe cya Dawidi yarasaga umufilisitiya nuko maze akabibyina mu bijwi by'umwana amukubana taranguka mukama ya inamani maze musaza wanjye akabikunda cyane abantu bakabikunda indirimbo bari bazi kuririmba abo bana kera. Murakoze. My man. Baguhaye inka ufite imyaka 3 my friend urugendo rukomeye ufite utekereza ko urugendo ya 10 ni inka yawe yari inka ya 10 reka sha ndashaka ngomba kumenya turaza gukorana deal turaza kuvugana wa. Wow, this is great though. This is Tisu yarishimye cyane ashaka no kuzakureba kuri TV. Ni gute se wamenye gute? Ziggy basanga deja tante wawe narisanzwe muzi ntabwo tuziranye ariko narisanzwe bimuzi deja nasanze muzi ariko nta igihe nagiye ntabwo nanizi ko ari. Wow. Yeah. Sama warishimye byatari. You're great. This one you didn't see it coming, right? I didn't see it coming. I wasn't ready. I wasn't ready because wow. So this is the B side. Man, music muri US bimeze gute man? Overall wenda kuri foto nini yabo abanyamerika nini it's a big industry muri nyine tujya tubibonamo twese hano. Yes. Industry nini cyane kugira ngo uyishobore no kuba wowe cyane ikintu y'umunyafrika ari nacyo kintu ufite nasobanukiwe cyane ndavuga ni reka mbe ngewe kandi twagiye tubona no ku bagenzi bacu ba Nigeria witwa Davido yabaye signed na Sony turabizi Diamond Alikiba yabaye signed na Sony yego Alikiba yabaye signed na Sony ntabwo babaye signed kubera ko wenda baririmbaga ibintu runaka no kuba baririmbaga ibintu bya Africa in fact kibazo umuntu yakwibaza umuntu wenda ataragira hariya yakwibaza se wowe you based hariya muri US kandi uri umuhanga uririmba neza ukora ibintu bifatika cyane ibintu not only abanyarwanda badukunda ariko n'abandi bantu hanze bandi bakabikunda so what does it take kugira ngo nawe ujye ku rwego nk'urwa Chris Brown you know those big artists those American artists right nshobora kutaba nka Chris Brown ku rwego rwa Chris Brown because at the end of the day ni Chris Brown. Yep. No, I'm just saying. Yeah, I see what you're talking about. Nshobora kutajya ku rwego runaka you know turi kuvuga only because n'abanyamerika n'abanyamerika mereza n'abanyamerika n'aba Africans tuzi ba breaking the through muri industry hariya ni either abahavukiye cyangwa se abagiye ari bato nk'aba Econ abahakuriye kabisa bakira abapitsi ariko nk'uko tuzi nk'aba like ni benshi tuzi b'abanyafrika ariko bahavukiye nka Wale the hip hop guy Wale ni umu-Nigerian ariko wavukiye muri USA urumva very different. So nukuvuga wowe yatangiye deja music muri iyo industry. Exactly. Yatangiye muri iyo industry. So ngewe rero sasa gutangira hariya cyangwa se kugenda hariya nkahera azero kuri base nkajya
kugira ngo natake industry yabo bishobora kuba challenge kurusha uko naba ngewe cyane nkakora ibintu by'iwacu cyane nk'uko tubigenza and then ku ruhande rumwe cyangwa urundi hakazaba like a breakthrough zijya zibaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngira ngo dufite urugero rwa ni Canon umwe urabizi ko afite mu ndirimbo zagira amakano k'akanyafurika and it took him one time chance ahita blowing so kandi ukurikije amateka ye byamufasha igihe runaka so hopefully ntabwo bizadufata igihe runaka ariko one thing I've learned ni uko kuba twebwe first tukainteresa abantu yuko turi twebwe dukora ibintu byacu biza boostinga ikintu cyose amahirwe yose dushaka ko tugeraho ahera reka dukomeze tugusabire kabisa ukomeze ufate ibendera ryacu mare hari n'umufana umwe wawe wifuje kugira ibibazo bakubaza ibibazo nka bitatu wakoze akazi gatoroshye so reka twumve ikibazo by'abafana reka turebe ibibazo by'abafana nitwa Tuyizere Gilbert nifuzaga kubaza umuhanzi The Ben by'umwihariko ndi umukunzi w'umuziki nyarwanda nifuzaga kumubaza akigera muri Amerika iyo umuntu akigera hano hari imbogamizi ahura nazo nk'umuntu w'umwartiste ufite inararibonye muri muzika ni izihe mbogamizi yaba yarahuye nazo akigera hariya nk'abakunzi ba The Ben twishimiye kuza kwe ariko hari ikibazo mubaza nk'abanyarwanda ni akahe gashya adufitiye mu gitaramo azatugezaho ikindi kibazo mbaza The Ben akurikije muzika abona urwego mu Rwanda ubigezeho n'ukuntu yayisize niyihe mpinduka abona nkawe nk'umuntu ureba ufite inararibonye ese abona muzika nyarwanda iri gutera imbere cyangwa se hari ukuntu igenda igabanyuka ese ni iki yaba yiteguye kuzafasha abanyarwanda nk'umuntu ufite ahantu amaze kugera ikindi kibazo mbaza umuhanzi The Ben ese kugira ngo muzika ye ibashe kugera ku banyarwanda biramworoheye cyane kandi ndasoza mushimira umuziki we kuba utugeraho inaha ukadushimisha cyane agaperformika cyane ku buryo abaye ahari yahabwa ibihembo bishimishije cyane kuruta murakoze cyane n'ibyo bibazo nabazaga umuhanzi The Ben I hope ndibuka ikibazo yambajije cyose ku murongo icyambere ni impinduka imbogamizi zo kujya muri Amerika zari imbogamizi nagize ni y'amasaha sinzi nimba iri muri fili y'umuziki nk'uko yambajije ariko iri muri rusange urumva twageze muri summer time hari igihe cy'izuba ari kwa gatandatu mu karindwi tariki ebyiri I think ebyiri zo kwa karindwi and izuba riba riva cyane baba bari mu majana degrees nk'ijana and amasaha saa 3 z'ijoro izuba riba riva tukabona ni nka saa 10 saa 9 z'amanywa noneho bikagucanga ukavuga ati turaryama ntituryama urumva so byagiye bincanga gutyo mu buryo bwa muzika rero challenge yabayeho ni ukubona aba producer ba understanding a style ushaka gukora kuko nk'uko mbikubwiye nyuma y'uko umuntu asobanukirwa ko igihe kirageze ngo umuntu abe uwo ari we kuba umunyafurika dukunda indirimbo z'abanyafurika byaragoranye kugira ngo mbone producer w'umunyafurika cyangwa se w'umunyamerika uzi gukora ama afrobeat cyangwa se ama R&B afro R&Bs byaragoranye ngira ngo naje kumubona ngeze muri Michigan ari nawe nakora indirimbo na Mike Ellison twise turi kumwe hanyuma fortunately nyuma Ricky aza kuza muri Amerika and then we got connected so challenge yari yo kugira ngo mu byukuri kubona umuntu ushobora kuvuga kimwe music speaking music speaking so mu byukuri ni zongizo hanyuma ikindi kibazo yabaje music yo mu Rwanda urayibona music yo mu Rwanda nyibona nk'ikintu kiri gutera imbere nta rimwe nigeze mbona itera inyuma ni ikintu impano nyinshi ziravuka bisa nk'aho abana batinyutse kera twasaga nk'aho twitinya iri gutera imbere mbese mu nguni zose zishoboka I'm very proud y'umuntu wese wabigizemo uruhare including you guys so ikindi nibagiwe ikindi ni concert what should we expect
kuri concert. Yes. Concert gashe tutegereza Ziggy, urumva nkuko nabivuze tumaze hafi ukwezi kurenga dutegura iyi concert muri repetition nakoraga ama repetition ku ishuri nkohereza abacuranzi banjye bakarepeta nta na rimwe twize dusiba umunsi n'umwe, so we've been ready kandi ni cya kintu urabona concert yanjye iriya concert yanjye yahagaritswe kubera umutekano y'amahirwe ya mbere ayo ma anti ari kuvugaho ntabwo mu by'ukuri yabaye kandi ni igikomere mfite ku mutima. ndashaka ko umufana wa The Ben umukunzi w'umuziki nyarwanda muri rusange azaza tugafatanya kwimara agahinda, as in I'm so like ndumva mbese nshaka nko kuzahaturikira kwa like umuntu ashaka kuzareba tuzabe turi kumwe nawe ndi ku cyumweru, exactly, tuzabe turi kumwe nawe muri iyo show, exactly. Turimo turagenda tugana ku musozo. My last question will be ihari mujye mukurikirana ibintu bibera mu Rwanda cyane ku buryo nk'ubu par exemple murakoretse nk'ifoto y'umuntu wavuga uti ndabona ubwo yashobora kuba ashinzwe iki ngiki nk'ubu nzi ko wakoze ubukwe. Well, kuri nuko inshuti za hafi umenya WhatsApp, umenya what's going on with them, hanyuma n'igihugu muri rusange tuba dushaka kumenya uko ibintu bimeze, as in do keeping up na buri kintu kugira ngo tutazatakara, and of course dufite ama community y'abanyarwanda duhuriramo hariya tukagira ama contribution y'ibintu dukora, tujya twohereza ibintu bijyanye no gufasha mu batishoboye mu ntara mu Rwanda. As a matter of fact tuzakora n'ibindi bikorwa bya charity mu genda inaha, so tugeza ku keeping up na buri kintu cyose mu buryo kugira ngo igihugu ni cyacu, we are proud aho tuyose ku isi. Hari mbere yuko tugenda hari agakino nshaka ko dukina hano buri wese. Nshaka nkwereka amafoto nk'atatu mbere niba abantu uri bubamenye. Okay. Nange ndaza gukina kubera ko amafoto nange ntago ari nge bateguye. Okay. Nanze kuyareba kugira ngo ntaza gutirisha, so reka turebe ifoto ya mbere. Okay. Turebe niba umuntu uri bumenye uwo ari we. Of course. The father of the country. Our president. Turebe indi foto. The father of the country, and we are ready to kumusubiza ku buyobozi bwayo. Ministre w'intebe. Premier ministre. Yeah. Izina ryibuka. Izina nshobora kutabyibuka ariko ni ministre. Wamenye tu ari premier ministre. Reka dukomeze turebe indi foto. Ndabona ko ubikurikiranye hafi ba. Yitwa Anastasia Murekezi. Nari ndifite ahantu ariko ntabwo nari kuryibuka neza. Yeah. Okay. Of course mushiki wawe. Ministre w'ububanyi n'amahanga. I love her so much too. She's great. Dukomeze n'indi foto. Wewe ni birango mujyamo na kunda. Yeah, twarabonanye muri Canada, naririmbye muri gahunda z'aba I think it was a woman convention. So yeah, yarahari naririmbyemo nawe yavuze ijambo. Yeah, she's great. Okay, si ministre ari mu boro by'urubyiruko. Ministre w'umuco na sport. Yeah, ministre w'umuco na sport. Yeah, Julienne. Yeah. She's great too. Reka turebe indi foto imwe. Indi foto imwe yanyuma ariko ndabona ministre w'urubyiruko Jean-Pierre something. Philbert, oh my bad. Jean Philbert, Jean. Okay, yeah. After urabona ko wagira nka 90. Nagira nka 95. Yeah, kabisa. Yeah, reka gushimire cyane. Urakoze cyane Ziggy. Nawe kudukurikiye kuri TV nisbira ko barishimye cyane. Gahunda ni ku cyumweru. On Sunday. Kuri stade, petit stade. Yes. Oh no, I'm sorry. Kuri parking ya stade. Na hagari hanini, so abantu bose bazabisanzuye. Hanyuma
kwinjira amafaranga 5,000 ndetse n'10,000 basurebye n'ibyo ngibyo tugomba kuba tuhari twese ku masaha 10 umuntu azaza atinze nibwira bazasanga warangije kuririmba amasaha hariya nizere ko bya bintu byo kuza it's gonna be concert gatangira ni time kabisa byarahindutse ni time kabisa so reka ngushimire cyane The Ben ukomeze kugira ibihe byiza hano mu Rwanda happy holidays thanks you too ukomeze ugira ibihe byiza hanyuma kandi Imana ikomeze guteza imbere muri gahunda nawe Ziggy kandi Imana ikomeze bamugisha ko mufite uruhare runini kuba turibo nabo tuzaba iteka ryose Imana igiye bamugisha dukomeze tugerageze tu bien asante nani byatari so guys reka mbashimire rero mwese tari kumwe uyu munsi kuri TV1 nkuko bisanzwe next tuzasubira umwaka utaha reka mwifurize n'umwaka mushya kubonana umwaka utaha maybe ariko umwaka mushya kabisa if you don't meet tomorrow tutabona n'ejo then tuzongera guhura I know umwaka mushya kabisa reka rero abadukurikiye mwese tubifurize umwaka mushya aho twabanye muri B-side uyu mwaka nize ko twagize ibihe byiza kandi aho bitagenze neza umwaka utaha byo bizaza ari fire tuzakosora ça c'est sûr sinon bari kumwe na Ziggy 55 God bless and happy new year. Yep.